b'inshuti nabariza bigiye kunkiza. Riza nzajya mwinje buri kantu kose uretse ndagakora neza ndabikenure kuko nanjye ntabwo bishirira ajya nkureba ukomeza tugenda bikize kwireba sawa nakoze neza nawe. Halo? Yego. Iyo modoka yaba yahageze? Okay. Nimba yahageze rero mufate ibyo bintu izanye muri kumva? Mubipakurure mubishyire muri depo. Turi kumvikana? Mubipakurure mubishyire muri depo. Ibindi tuzabivugana ejo ko niho nzahagera. Nzahagera ejo mu gitondo. Okay, sawa. Mani mukazi se biragenda ko mbona nta nkweto nyine z'ubwenge ukizana bimeze bite? Musa ibintu biragenda neza ejo ahubwo nzajya kurangura nanjye buriya mwandemeye ubuzima wagira inshuti yagira nkamwe. Mana ubwe ukiva kurangura njye uzahita umbwira kuri nimero yanjye nitenza nshaguremo nimero ya mbere. Mani ziba zimeze neza nzakubwira. Mwiriwe Mama. Gisele bitese Ngiye. Komera niko tahanye morale Mama turasajije ahantu byantesha ku mutwe. nokuri Nukuri. cyari bikomeye se Byari bikomeye ariko si cyane. waratsinze muri make Narabikoze. aha umvikane rero ugomba kuba umukobwa uzi ubwenge usobanutse ndifuza ko uzaba nka minisitiri. Ngomba kugira ubwenge ko nawe uramufite mama. Ngomba kugendera. Narasomye. Yego nzagera mu kirenge mu cyawe. Sawa sawa ni byiza. Mvroje zera mwana wanjye. Ugomba kuba maso. Ugakura mu bwenge ugakura mu bintu byose. Sibyo? Urabona uri hano uziko ibyo byose papa nuga anagukunda ndadukunda twese ariko si ukubyara. Sibyo se? None rero kubera iyo mpamvu ugomba kwigushyizaho umwete bariza bari bene so ukabarusha ugatambuka cyane sibyo urabona turi muri uru rugo ni rwiza baradukunze mbese Imana yaradusubije ariko ibintu birahinduka umaze kuba mukuru ushobora kwitaba Imana papa wana ashobora kwitaba ugasanga ibintu birahindutse bigahinduka ntaho uragera niyo mpamvu rero ugomba kwiga bikaba intego yawe ya mbere. Urabyumvise neza? Ibyo ushaka byose. Ujye ubikora ubyumve mbese aho ugenda urikira amafara. Murakoze. Niko seriza we Kennedy wa musore cyambona mukundana si ubundi uramukunda? Kennedy ntabwo dukundana. Kuki utamukunda kandi mbona ari umwana mwiza? Kennedy se? Oya ntabwo tugikundana twakundanye kera. Ariko urukundo rujya rugaruka da? Njye nabivuyemo mami. Wabivuyemo? Ubonye undi se? Ndi kumva nta mwanya mfite wo gukundana. Uteganya ryari se? Reka tubanze tumenye icyishe inyuma y'urupfu rwa mama. Ariko nyina w'umuntu kuko ni nyina w'umuntu. Se nta makuru nta no kuri telefone nta muntu urabaza kuri telefone. Nayo babandi nakubwiraga bambwiye ko babirimo rega n'igisubizo utahita ubona vuba. Kandi kugira ngo ugihe umuntu wagutumye nuko nyine ubukizeye udahubutse. Ariko nabonaga uriya musore rero mukundanye kabura afite n'umutungo. Kennedy se? Oya nta iby'imitungo nta ni birenze. Kennedy nta gahunda agira arasharashara. Abana natendeka nta wamenya abasore b'iki gihe ariko burya uno musore
kugira ngo ahitemo kimwe n'umukobwa umufata igihe kuko ntabwo wabona umuntu umwe ngo uhite uhitamo. Ibyo byose umuntu ahitamo mu kintu kirenze kimwe cyangwa umuntu urenze umwe. Ubwo urumva rero nawe kuba yaba afite abandi bakobwa avugisha nta nubwo ari bibi cyane kuko nyine ntiyabona uko ahitamo atavugishije benshi. iyi Kennedy nta kibazo nzabereka undi. Umva rero umwana wanjye, Yego. urankimara kubona Kennedy muvugana mugendana nabitekerejeho mbona abantu bakuru buriya hari igihe tureba kure, nabitekerejeho mbona ashobora kutubera umukwe. Bituma rero nkurikirana ubuzima bwe, imibereho ye, mbese nkurikije icyo cyerezo ngubwira. Bitakubangamiye rero mbona wamukunda pe, abikurikirana umwana mwiza, imico myiza, uzi kwizigama, ushobora gutunga urugo, mbese ugereranyije n'abasore b'iki gihe mbona hari byinshi abarusha ku buryo aramutse akubereye umufasha nta kibi kirimo. None se mami muramuzi neza? Urabona ko hari umumama baturanye, ni umukobwa wa mama wacu. Mama wacu uvugana na mama gutya igiti. Bityo rero niwe nabajije amakuru, ariko ndamwereka ko urabizi ko Shizera wanjye aracyari muto, ntabwo yahitaga abona ko ari umuntu w'umufiyanse uri hafi cyane ndi kumuha wanjye. Ndabimubaza mubwira ko ari umukobwa duturanye w'inshuti mbona bakundana, ese yazava nk'umugabo nyamugabo iki. Aramushimira pe, kandi nanjye aho duhurira henshi mbona ari umusore utari umwasamo. Washishoza nawe ariko unamukunze rwose ntabwo waba wibeshye. Ntacyo nzabitekerezaho. Bitekerezaho neza, ushyireho n'inyurabwenge yawe. N'ejo bundi nibyo yaraje kumbwira. Nibyo? Ngaho rero nawe kurikirana, nanjye nzagumya gukurikirana ibyo byose. Umuntu umwe ntanahagije ku makuru ku bantu benda gushakana, twazabaza n'undi. Ibyo byose nibiza ari byiza, umuntu mbese wamenya uko uhitamo. Nta kibazo. Sawa, bitekerezaho neza ubwo uzambwira. Sawa. Halo. Kennedy wiriwe? Amakuru cy'iminsi? Okay. Maze rero umva nkubwire. Tega amatwi. Tumaze kuvugana na Eliza. Namubwiye ko umukunda kandi namumenyesheje ko uri umwana mwiza, abantu bagushima imico yawe, imibanire, mbese uri umusore ushobora kuvamo umugabo mwiza. Ni muri urwo rwego rero uzamukuraho amakuru menshi cyane. Numara kumwiyegereza maze kukwizera, urumva ko nta kintu azaguhisha, bityo tuzamenya neza uwo bakeka uri inyuma y'urupfu rwa nyina. Bana ba, ni ukuri kose ndishimye, ndabona rwose munejeje ku mutima wanjye. Muri umuryango mwiza kandi ubereye ababyeyi ndetse n'igihugu. Mwende mubibona? Ni byiza cyane. Ababyeyi n'igihugu ahora kabije igihugu. None se simwe muzaba muyoboye mu minsi iri imbere? Ni muri kwiga se? U Rwanda rw'ejo ta? Ni Rwanda rw'ejo. Wenda gutya. Charles Sarapinga. We wa mbere. Ko buriya niba uzavamo umwana usobanutse, abagira ngo amenye nimba uko azavamo umunyarwanda wujuje ibyangombwa. Murakoze kunyina. Ese papa, abwe ko naherutse nyine uri kuvuga ko ugiye kohereza aba banyeshuri kwiga muri interina byahereye. Nibyo Charles, icyo kibazo twagerageje na mama wanyu, twemeza ko abana bazabiga bataha ko ariho baziga neza kandi bakurikiranye uburere bw'ababyeyi babo. Abo tugiriye ni nziza pe, natwe turabibona, bafana abantu badashimishije, ariko tumaze kureba ko ari n'ikindi bakeneye, atari ubumenyi gusa, bakeneye n'uburere, bakeneye n'urukundo rwa kibyeyi, bakeneye indangagaciro nyarwanda.
twagihuje n'ibyifuzo cyawe tubona kwiga bataha hano ariko tukabashakira umwarimu ubigisha nimugoroba uzaza kongera amanota abana nabo barabyishimiye kandi turabikurikirana tugiye ikibazo rero byo byose hazabaho impinduka kandi nziza. Koroneri Elsa Gisele ni mwenge kubaza namwe murabyemera ko kwiga dutaha se kwiga dutaha nibyo byaba ari byiza nta kibazo kibirimo dona nibyo byadushimisha kuko twaba turi na hafi y'ababyeyi cyane. gusa niba mubyemeye mu making sure yuko mugiye kuzana amanota meza tuzakora rwose. ibyo bintu byo kuzana amanota abiri nora ntabyo dushaka. turaje turi gutsindwa cyane rwose. Bazaba hafi bararangaye muri iyi minsi. baba hafi ndebe abana bagendana ari bande hari igihe baba bari mu gakungu katari keza buriya gakungu nako ku banyeshuri si keza nzabikurikirana ku byo byose nanjye ntabwo umuntu umwana w'umuswa Kadubira ari gutsinda cyane ntakomereza muri MPM. ese bo nyine ndabizi nabo indangamanota za Kadubiri bajya bazibona ubwo rero ni ukugera ikirenge mu kiwe niba mwemeye kuba mugiye kwiga mutaha ubwo ibibarangaza nabyo bizaba rero ntuzarusha undi azambwira ikintu mugurira tuzamuhemba pe ndaje aho nzabahiga ubundi nzaza kuwa mbere oya ndimugire ikibazo akawana nzayobora tuzamuhemba rwose. kombirete zivugira Charles tugire ikibazo kubera ko amafaranga ndayafite yo guhemba umwarimu uzabigisha hano kandi Sheri uzashaka umwarimu usobanutse uzi gukurugutura abana bakamenya ubwenge amafaranga yo ndayafite hari umuhungu w'umupapa twiganye arangije muri seminari ni abahanga kandi n'uburere bazi kubutanga ndizera ko azadufasha neza. uje seminari kabisa ni wowe ngeneye ahubwo se mazima kawe katabavuga mubipakure mubishyire muri depo ibindi tuzabibwana ejo. Numara kumwiyegereza maze kukwizera urumva ko nta kintu azaguhisha bityo tuzamenya neza uwo bakeka uri inyuma y'urupfu rwa nyina. Ukomeze umukurikirane cyane cyane uzushakisha uburyo uzamukuraho amazina y'abakeka. Babarangiye ntuzanimo ibintu byo kuri ku mushinga papa wanjye sibyo umushinga uri aho ngaho umushinga nicyo kintu cyane nta mushinga uri aho ngaho uri gusubiza umuntu inyuma mari umva kandi waho nabikwiye si ngombwa icyo nshaka nuko tubikurikirana havuyemo ibyaba mama n'abandi bose. Buriya biragoye kugira ngo buri kintu cyose ndi gutekereza ntimubwire hari igihe mba mbona atacyumva mu mifuka sinifuza kubona y'amaboko cyangwa kubona ababire bikoreye amaboko ni nk'urubyiruko usanga rukubitwa ibiboko ruzira kwiba inkoko ku munwa ushaka amakuru gusa ndayamushakira. Simane kano gashinga ari kujibona uburyo kazadukizamo aho ngaho kari kugenda kari kwinjira fresh wa kintu gusa nizere ko yafomu wayitsimbye neza ariko agakobwa mama yazanye aragafasha niko katumye ibi byose biba n'ubukene turimo.